Murabizi kuri no YouTube channel yanyu tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye yaba ku buzima yaba ku iterambere. Uno munsi wa noneho indaje kugira ngo mbasobanurire byinshi mutari muzi ku nzoka ya amibe. Abantu benshi amibe bafite ukuntu bayifata bakavuga ngo amibe ni inzoka idakira, ngo amibe ngo nta muntu ngo ujye uyirwara ngo akire. Mu by'ukuri ntabwo uko ariko kuri. Amibe ni inzoka ivurwa igakira kandi burundu. Ahubwo kubera iki umuntu ayirwara akajya kwa muganga akivuza ejo akongera agasubirayo cyangwa mu gihe runaka akongera agasubirayo. Amibe ni inzoka ivurwa igakira, ahubwo hari igihe uyivuza wamara kuyivuza ugakira ejo cyangwa ejo bundi ukongera ukayandura. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo amibe ngo ntigikira. Uyu munsi wa none rero noneho iki kiganiro ugiye kugikurikirana cyose neza urasobanukirwa inzoka ya amibe, ibimenyetso byayo, uburyo wayirinda, byose nukurikirana iki kiganiro ntucikwe na kamwe. Ndabizi neza ko uri busobanukirwe ikintu cyo inzoka yitwa amibe kandi ukayimenya ku buryo ushobora kuvuga ngo uwanjye nzamurinda gutya, abanjye nzabarinda gutya, ndetse nanjye nzirinda uku nguku. Rero reka twihuse cyane tubanze turebe ese amibe ni iki. Amibe ni inzoka iterwa n'agakoko kaza biturutse ku mwanda. Kaza biturutse ku mwanda. Birashoboka ko ako gakoko wakanywa mu mazi, birashoboka ko wakarya nko mu biryo, birashoboka ko wakarya nko mu nyama zino za brushette cyangwa se inyama zitahiye neza. Birashoboka ko aka gakoko ka amibe wagakura mu bintu byinshi cyane, nk'uko ushobora kurya utakarabye. Nyine ni ahantu henshi aka gakoko ka amibe wahurira nako, kuko abantu benshi bayirwaye niko iyo umuntu agiye nko yituma kuri twa dukoko twa amibe, ubundi bikazakora nka process ukazasanga ejo cyangwa ejo bundi karongeye kageze nko muri bya biryo uri kurya, kageze nko mu biryo watunganyije cyangwa se nko mu mazi. Rero amibe niyo mpamvu ifite nka cycle cyangwa uruziga igendamo kugira izajye igaruke mu mubiri wawe. Iba ifite uruziga runini cyangwa se inzira inyuramo kugira ngo igaruke mu mubiri wawe, kandi ntabwo bigora cyangwa ngo bitinde cyane. Niyo mpamvu iyo utagira isuku, niyo mpamvu iyo ukunda gukoresha ibiryo bidahiye, cyane nk'abantu bakunda kurya ibiryo bidahiye neza cyangwa se bibisi, akenshi abo bantu nyine batabura kurwara amibe cyane. Kugira wenda mbasobanurire nk'ibi ngibi maze kubabwira neza birambuye, reka nze mbakorere nka statistique cyangwa aga process kamwe ku buryo amibe ushobora kuyandura. Tubareye nk'umwana utuye ahantu runaka, iwabo batuye ahantu runaka ku musozi, wa mwana yaragiye yituma ahantu nko ku gasozi. Amaze kuhituma, turi no mu bihe by'imvura, imvura iragiye iragwa, imaze kugwa isuri iraje igeze kuri wa mwanda wa mwana irawumanukanye ahantu hose, yasura iri kunyura ndetse kugera no mu bishanga. Kandi mu bishanga muzi ko ariho bahinga imboga cyangwa se n'ibiryo byinshi bituruka, ibiryo dukonsoma umunsi ku munsi. Mu by'ukuri wa mwanda wa mwana wuzuyemo nk'amagi ya amibe cyangwa wuzuyemo twa dukoko. Noneho wa mwanda wa mwana, ka gakoko ka amibe gafite ubushobozi bwo kuba kamara amezi ari hagati ya 3 na 6 kari ahantu katarapfa. Utekereze ni wa mwanda nugenda, ka gakoko kakaba kahagarara nko ku byatsi cyangwa se kagafata ku byatsi. Wa muntu wahira cyangwa se za nka bashoye nizigenda zikarya bya byatsi, ka gakoko ka amibe karaba kageze mu mubiri wa yanka, kagende kabemo kanyunyuza amaraso ya yanka. Mu gihe runaka yanka nijya kubagwa, yanka bazagenda bayibage. Niyo mpamvu leta isigaye yarasizeho nk'itegeko cyangwa se bavuze ko kugira ngo ukoreshe inyama z'inka cyangwa z'itungo runaka, ari uko wenda byibuze zaba zimaze nk'amasaha 24 muri firigo. Bari ukugira ngo udukoko tumwe na tumwe, bagiteri zimwe na zimwe ziri muri za nyama wenda zibe zapfuye, ubundi nunaziteka kugira ngo bize koroha cyane. Ariko akenshi ntabwo tubikurikiza, ariko Minisiteri y'Ubuzima iba yadutekerejeho cyane. Noneho iyo rero ka gakoko kageze muri yanka ikabagwa, urumva iyo ugiye kugura inyama ugura inyama bisanzwe. Rero nk'iyo ugiye za nyama ukaziteka noneho ntizishye neza ngo na ka gakoko ka amibe karimo gapfe, urumva ko iyo uziriye ka gakoko ka amibe kaba kagarutse mu mubiri wawe. Iyo kagarutse mu mubiri wawe rero ejo cyangwa ejo bundi
kahita kagera mu mara, kamara kugera mu mara kagatangira kunyunyuza amaraso yo mu mara cyangwa se ububobere bwo mu mara, ejo cyangwa ejo bundi ukumva uri kurwaramo ibisebe cyangwa se ukagira nk'utubyimba mu nda. Rero iyi akaba ari process yo mu buzima busanzwe bw'uburyo umuntu ashobora kwandura amibe. Tukimara kuvuga rero ku buryo umuntu ashobora kwandura amibe, niyo ka gakoko kageze mu nda cyangwa kageze mu mara, n'ubundi hari indi process kagiye gukora, ku buryo wumva ngo hari umuntu amibe yazahaje, ukumva n'undi ngo abana na amibe nta kimutwara, ukumva undi ngo nta biragira cyangwa ngo arananutse nta ntungamubiri afite kubera kurwara amibe, ukumva n'undi ngo arabyibushye cyane ngo kubera amibe. Ibyo byose ni ibimenyetso bimwe na bimwe bya amibe, kandi ibimenyetso byo wenda ndibuze kubigarukaho nse n'ubivuzeho mu ncamake, ariko tugiye kureba ese ka gakoko iyo kageze mu mubiri w'umuntu, process yako kugira ngo ka gakoko gakwirakwire mu mubiri w'umuntu, amibe mu mubiri w'umuntu koko yoho ni iyihe? Urabizi ikintu cyose umuntu ariye gihita kijya mu gifu, kikava mu gifu kijya mu mara. Ubwo iyo ako gakoko k'amibe kageze mu mara, karagenda kakiberamo, kanyunyuza ya matembabuzi yo mu mara, kanyunyuza amaraso yo mu mara, za ntungamubiri zose zo mu mara kakaba ariko zigatunga ku gakoko k'amibe. Noneho rero kubera ko rero kaba kanyunyuza ya maraso yo mu mara, kagenda kanaca nk'ibisebe ku mara, ejo cyangwa ejo bundi ukumva ngo kageze mu maraso. Iyo kageze mu maraso karagenda kakajya no mu mwijima, niyo kageze mu mwijima gatangira kunyunyuza n'ubundi amaraso ari mu mwijima, umuntu akaba yanarwara utubyimba ku mwijima. Ariko ubwo n'umuntu urwaye nka amibe n'ubundi yo mu mara nawe ashobora kugira n'utubyimba ku mara. Rero iyo urwaye utubyimba ku mwijima, karagenda n'ubundi kagakora nk'iyo process, kakaba kabona no ku mwijima, kakaza nko mu bihaha cyangwa se mu mutima. Iyo kaje mu bihaha niho hahandi bavuga ngo n'umuntu ngo arwaye ngo amibe yo mu bihaha, kuko uba ufite agakorora ka hato na hato kadashira, ukajya wumva mu muhogo kenshi harumye kubera kaba kanyunyuje ya matembabuzi yo mu bihaha. Niyo rero kageze mu mutima, noneho umutima utangira kujya upompa amaraso uyatembereza ahantu hose. Amibe rero ni inzoka mbi itera amagi, kandi akaba yakwirakwira mu mubiri ahantu henshi hagiye hatandukanye. Rero iyo yageze mu maraso ho, mu mubiri, ibice by'umubiri wawe wose, ya amibe iba igomba kubitembera. Rero niho hahandi none ishobora no kugera ku bwonko. Iyo yageze ku bwonko ni hahandi ushobora kuba uri nk'ahantu runaka, ukumva iyo ukoze ku bwonko ho gatoya uhita wumva ubaye nk'utaye ibitekerezo, ukumva ubaye nk'umuntu uzunguriwe, ukumva ubaye nk'umuntu utazi aho uri, ku buryo ubaye uri no mu muhanda ushobora kwitura hasi, cyangwa se ukaba ufashe ku kintu gatoya kugira ngo hacemwe akanya nk'amasegonda ngahe cyangwa umunota, wenda wongere ugaruke muri mood ujye wakomeza ibikorwa wari uri gukora. Ni cya gihe rero nk'aka gakoko kaba gakoze ku bwonko, ubwonko bwawe bukamera nk'ubuvuye ku murongo, kandi kubera ko ubwonko ari bwo buyobora umubiri w'umuntu wose, iyo buvuye ku murongo nyine nawe usigara ufite ikibazo, kandi navuga ko gikomeye cyane nyine, ku buryo ugomba kubanza ugatuza. Ari naho hahandi amibe ishobora no kunyunyuza amaraso mu mubiri wawe cyane, wakunama nk'akanya runaka, wakunama ukumva urazunguriye, ukabanza ugafata nko ku kintu. Rero ku muntu umaranye amibe igihe kinini, iyo nayo n'indi process. Ku muntu umaranye amibe igihe kinini, iragenda noneho ikagenda yubaka nk'ibikono ahantu hari amagufa cyane cyane, nko mu itako se, nko ku mugongo, ikajya yubaka nk'ibikono. Noneho cyagiye wanyweye nk'iriya miti yo kwa muganga, igahita igenda, yakumva mu mubiri wawe hagezemo imiti, igahita yirukanka cyane ikajya kwihisha muri cya gikono, kubera aba ari nk'ikintu gikomeye, imiti itagihangara. Icyo gihe nyine biragoye cyane ko iyo amibe yapfa yamaze kwirema, yamaze gukora igikono mu mubiri w'umuntu, kuko iyo ari mu gihe uri kuyihereza imiti iragenda ikakihishamo, hagacamo nk'icyumweru kimwe cyangwa igihe runaka, ikazongera ikagaruka, ikongera n'ubundi igakora akazi yakoraga mu mubiri wawe. Gusa ariko tunagarutse, wibuke ko amibe ni inzoka ivurwa igakira. Ni inzoka ivurwa igakira bitewe n'imiti wakoresheje, kandi nabwo wamara no kuyikoresha none ukamenya ngo isuku ndayigira umuco, isuku ndayigira ibintu byanjye. Iyo rero uyivuje ukavuga ngo none ngiye kujya ngira isuku, haba ku mazi, haba ku mubiri wanjye, haba ku byo kurya, byose njye mbitegura neza n'isuku, amibe urayikira burundu ndetse cyane.
rero kuri ba bantu rero bafite amibe yabaye igikatu, niho hahandi ushobora kunama ukumva mu mugongo hari ikintu kigufashemo, ukavuga ngo ni ikiyoka ngo kibera mu mugongo, cyangwa se waba wicaye akanya runaka wahaguruka ukumva mu itako ntibiri gukunda. Ibyo birashoboka, hari igihe aba ari nk'umuntu, biterwa n'impamvu nyinshi. Hari igihe aba ari nk'umuntu ufite wenda nk'uturemangingo tutagikora neza bitewe n'uburyo yicaye umwanya yamenyereje ka karemangingo, yahaguruka akamera nk'ugatunguye n'ubundi ntugende neza. Ariko hari n'igihe aba ari n'amibe yubatsemo igikono, hakaba hari nka pozisiyo runaka uba wayihaye, wahaguruka nyine ukabura yitunguye, ubundi nawe bikakubaho uko nguko. Rero ni ibintu bishoboka. Twihuse cyane wenda bitewe n'uko mbabwiye kuri amibe, nkabasobanurira uko iba imeze cyangwa uko wayandura. Hari nk'ibimenyetso biyiranga. Amibe wenda ndababwira bike ariko ni byinshi cyane. Ushobora kurwara umutwe, ushobora kumva nta mbaraga ufite mu mubiri, ushobora kuzungurira, ushobora kunanuka cyane, ushobora kubyibuha cyane. Icyo gihe cyose ubwo wimenya nyine uko ugerageza kwegera nk'umuntu akaba yagusobanurira, ubisobanukiwe ukamenya impamvu. Ushobora kujya ku musarani ukabura umusarani kandi wumva ugiye ubishaka, ushobora no kujyayo noneho ukanya cyane cyangwa se ukagira umusarani cyane wa buri kanya. Ibyo nabyo birashoboka. Hari ukumva noneho ufite nk'isereri, cyangwa se kubyuka mu gitondo ukumva ufite isesemi. Bishobora kumva nk'umugongo urimo urakurya, bishobora kukugiraho ingaruka mu gihe cyo gutera akabariro. Bishobora gutuma ugira amasiteresi cyane, igatuma uribwa mu nda cyane. Nanone iyo nk'iyo yageze mu maraso ugira ikibazo cyo kubura amaraso, ku buryo hari nk'ibice bimwe na bimwe bishobora kudakora kubera ukagira ngo byabaye parariza, kandi iba yarageze mu maraso ikunda kwinyunyuriza amaraso. Nanone amibe igukura ku biryo runaka wakundaga, ku buryo ushobora kuba hari nk'ibiryo runaka wakundaga ukabivaho cyangwa ntugikunda kubirya cyane. Cyangwa se nabwo ikindi kimenyetso cyayo, ushobora kuba wari umuntu wagiraga apeti, cyangwa ukaba uri umuntu wenda uri kumva ushaka ibiryo cyane, ariko wabikoraho wajyaho nka 2 cyangwa 3 cyangwa 5 ukumva bihise bikuva ku nzoka. Wamara kumva bikuvuye ku nzoka, ako kanya ukumva ntabyo ushaka. Rero iyo wumvishe ntabyo ushaka, nyine icyo gihe uhita kubireka. Rero niho hahandi ushobora gusanga umuntu yarananutse, bakavuga ngo ntajya arya cyangwa se nta peti yo kurya agira. Ahanini rero nicyo ni ikimenyetso cy'inzoka ya amibe. Rero ni byinshi cyane nababwira kuri amibe, ariko nanabafitiye igisubizo rwose kuri iki kibazo cya amibe. Mufitiye product zikoze mu buryo buri naturel kandi zizewe 100%. Niba uzi ko ufite iki kibazo cya amibe, rwose nimero yanjye muri description ndayisigamo, unyandikire rwose ngufashe ku bindi birenze, urusheho gusobanukirwa cyane kandi urusheho kugira n'amagara mazima, dore amagara araseseka ntayorwa. Kandi iyi amibe iyo iri guteza umutekano muke cyangwa ituma mu mubiri wawe ugira ibibazo bigiye bitandukanye, umenye ko ariho n'izindi ndwara zigenda zifatiraho. Ushobora kubura amaraso bigatuma ugira umuvuduko mukeya w'amaraso, ibyo nabyo birashoboka. Rero amibe ishobora kugutera n'izindi ndwara nyinshi cyane. Rero mwakoze kubana nanjye. Niba iki kiganiro kigushimishije cyangwa niba iki kiganiro ugikunze, gisangiza inshuti zawe, gisangiza abavandimwe bawe, basobanukirwe byinshi kuri iyi nzoka ya amibe, kuri iyi ndwara ya amibe abantu benshi bakunda guhura nayo. Kuri iyi nzoka ya amibe bavuga ngo buri muntu wese ngo aba ayifite. Rero gisangize abantu benshi kugira ngo babashe gusobanukirwa. Kandi niba iki kiganiro wagikunze, ntugende udakoze like, ntugende utanditse igitekerezo cyawe muri comment, kandi niba utarakora subscribe nayo yikore, kugira ngo turusheho gutegura n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ndabizi ko